no kubana namwe muri aya masaha kuri bamwe ari gitondo abandi ari umugoroba ndetse abandi ari mu gicuku gishyira inkoko uko niko Imana yapanze ko biba taruko binaniye ariko reka twese tugendere hamwe izina ryayo rihimbazwe. Reka rero tugiye kwigana dusenge. Turagushimye data wa twese, uburinzi bwawe butangaje bukomeje kudukundira kubaho, izina ryawe rihimbazwe. Ngaho tube hafi uzibika ukabukoze paralize. None binyuriye mu mitsi yumva ibyiyumviro byo mu ntekerezo byoherezwa mu mitsi yose y'umubiri nk'amasinga atwara amakuru mu mwitumanaho kandi kagenzura ibikorwa byose bibeshaho k'ibice byose by'impagarike. Ingingo zose zikora binyuriye mu butumwa ziba zikuye mu bwonko. Imitsi yumva y'ubwonko igeza amakuru mu mpagarike yose, nibwo buryo bumwe rukumbi ijuru rishobora kunyuriramo maze rigashyikirana n'umuntu maze rikagera ku buzima bwe bw'ibanga. Kubakurikirana kandi baba bakeneye kumva. Imitsi yumva ni ikintu gikomeye, nimwo communication yo mu bwonko igerera mu mubiri, ngo ariko ni nabwo communication y'ijuru kugira ngo igere mu mutima. Biragoye rero ubwo dusaba kwibaza no gutekereza. Hariho kumenya neza ko kwangiriza imitsi yumva bivuze ngo kwica isano ufitanye n'ijuru, kandi kwica isano ufitanye n'imitsi yumva birahagije kwangiriza umubiri wawe. Ibyatuma rero uhagarara neza, bigatuma ijuru mwumvikana, bigatuma n'umubiri wawe wumvikana n'ubwonko, birakwiriye kwitabwaho n'umuntu wese uzi gutekereza. Satani asanga ko umuntu aje kumushuka yitwaye nka marayika w'umucyo kuko yaje asanga Kristo. Satani yagiye akora agamije guca umuntu intege haba mu by'umubiri n'imico mbonera kugira ngo amunesheshe ibishuko bye bityo amugeze ku kurimbuka. Ajya agenda akayakwibasira ibyo, bamwe akabatera kurya bitari ngombwa, aho bakubwira mu bitabo ngo igifu kimara igihe kirekire gishonje n'ubundi kinahura n'ingaruka y'igihe kirekire umuntu amara haze adapunguza. Ingaruka zigiye gusa. Igifu gisaba kujya kibona uko kiruhuka amasaha 4 amasaha 2 nta kazi, hagati yo kurya n'ukundi hagaca amasaha 6. Igogora rigatwara amasaha n'igifu gifunze hepfo no haruguru, ariko hepfo akaza gufunguka ngo umushongo umaze kunozwa ujye umanuka ujye mu mara matoya, ukirinda gusa n'uhunitse ibyo kurya mu kanwa, aho amaso ari yakugaburira, aho mukagaburirwa n'ubwenge. Tugomba kuba abantu bazi gushyira mu gaciro, bazi ko icyo bakoze cyose n'icyo batekereje n'icyo bavuze bifite ingaruka nziza cyangwa mbi kuri icyo bita hazaza, iyo bita avenir. Aho bakubwira ngo soyez tempérant pour ne pas promettre votre avenir. Yugerageza kwirinda ngo we gukoma mu nkokora hazaza hawe. Ntabwo ari ukureka inzoga gusa, ntabwo ari ukureka kuryagura gusa, si ukureka isukari, ahubwo ariho no kuryama ku gihe, no gutekereza neza, no kugambirira neza, no gukora neza, no kwirinda ubunebwe, no kwirinda uburangare, no kuyukoresha ibitekerezo mw'ibyiza, no gusoma, no kubwira abandi ibyo wasomye byiza, kugira ngo ubwonko bwawe buhore bukoropye buri bwiza butunganye kandi bufite igikorero. Satani yagiye agera ku mugambi we wo kugerageza umuntu amutera guhaza irari ry'inda atitaye ku ngaruka zabyo. Aho yagiye ahanyurira maze uko indi gusabye nawe uyihe kugusabye uyiha, bigasa naho uri umugaragu wayo. Indi igomba kuyoboka ibitekerezo bikayoboka ubwenge bukayoboka Imana, kugira ngo amabwiriza yayo ahinduke umujyanama ukomeye w'ubuzima bwawe. Satani azi neza ko umuntu atashobora gusohoza inshingano afite ku Mana no kuri bagenzi be mu gihe yangiriza ubushobozi Imana yamuhaye. Iryo banga Satani wararize. Ndi muri cya gitabo cyitwa Intekerezo Mico n'Ubumuntu page ya 73. Satani cyarakizi ne azi neza ko umuntu atashobora gusohoza inshingano afite ku Mana no kuri bagenzi be mu gihe yangiriza ubushobozi Imana yamuhaye. Niba wangiriza ubushobozi bwawe Imana yaguhaye, Satani amaze kumenya neza ko ubwo Imana na bagenzi bawe baraguhombye. Ubwonko nibwo cyicaro gikuru cy'umubiri.
iyo ubushobozi bwumva kandi busesengura bugushijwe ikinya bitewe no kutirinda uko ariko kose ibyiteka ryose ntibiba bigitandukanywa n'ibisanzwe. Aho niho bigera yarangiza ngo ujya kwaka umwana inkware ngo amufashe ikibiribiri. Ni imigani y'abasaza. Nukubona Satani ashaka akakubwira ati ndashaka kukwaka inkware ihwanye n'ubwenge bwawe bw'ahazaza. Reka ngo uhike ibiribiri gihwanye no gufungura telefone ukajya ku mucyo wayo saa 4 yageze z'ijoro. Kayirebaho kageza saa 6. Satani akakubwira ati nubwo wari ku ishuri, nubwo wari uri kwiga, ariko uzarangiza amashuri ntacyo uzimarira, ndakumugaje. Nicyo gituma Satani biryo bangararize. Imbaraga cyangwa intege nke z'intekerezo zifitanye isano ikomeye no kubingira akamaro kwacu muri iyi si ndetse no mu gakiza kacu gaheruka. Ubujiji bwagiye bubagikwira mu byerekeye amategeko y'Imana agenga impagarike ntibugire uko buvugwa. Umuntu aragenda akiga amashuri akarangiza, kaza amadiplome yuzuye y'inzego zose za fakulite z'uburyo bwose, ubumenyi bw'uburyo bwose, ariko akaba yatazuye bw'itabi. Mbega ikibazo. Kaza azi kubaga umuntu, azi gutandukanya agatsi n'umutsi, azi gutandukanya umuhoraho ugarukira, akamenya neza uko inyama zituranye, ariko akaba yatazuye bw'isukari. Kibazo uti byagenze bite? Kwiba ibintu bibabaje. Yarangiza kiri aho ngaho. Satani birabizi ubuguryi buragenda bubagikwira ku rwego ruteye ubwoba. Icyara cyarasigirijwe ku buryo bukireshya amaso, ku buryo abantu bari kurebaho ikibikiri bahagirira amatsiko batararitswe. Wamurarikira ibyiza akakunanira. Aha ndatambutse none koko Imana niyo muganga mukuru. Nta muganga washobora kuvura ngo amenye neza arusha Imana kumenya umuti wavura urugingo kuba rurema. Nabagaragaza kubikora Imana ibibavumburiye. Nicyo gituma mu gihe nk'iki ngiki wenda ntanga icyitegererezo kuri aba nabo babamenye hari icyo bajya batumarira, kuko muri mu rwego rw'ubukristo hatubwira ko umuntu agira ingeso nziza, kwizera agira ingeso nziza akazikurikizaho kumenya agakurikizaho kwirinda agakurikizaho kwihangana. Ariko reka ngerageze nibura mvuge kuri kimwe mu gatabo kitwa L'hygiène physiologique page yako ya 39 harimo aya magambo atubwira ngo broyer les aliments avec les dents, c'est la première opération de la transformation des aliments. Kunogereza ibyo kurya cyangwa se kubika gikoresha amenyo nibwo buryo bwa mbere cyangwa se sakasaka rya mbere ryo gutuma ibyo rihindura ibyo kurya. Incisive morere coupe broyer les aliments en petites morceaux. Ibijigwa n'amabwene n'andi menyo nibyo bicagagura ibyo kurya mu tuntu duto. Cependant, la salive sécrétée par la glande salivaire vient rendre serré les aliments broyés à l'aide des mouvements de la langue. Amacandwe avuye mu mvubura z'amacandwe niyaza kuvanga bya biryo wamenaguye, maze ururimi ukagenda rubivangavanga. Au cours de ce processus, l'amylase digestive de la salive maze muri iryo korwa ryo guhekenya umujago wigogora uri mu macandwe. C'est une sorte d'enzyme qui est une substance destinée à accélérer la réaction chimique chez les hommes. Iyo ni umusemburo mvuzo wagenewe umuntu ukora ibintu by'ikoranabuhanga cyangwa se ibinyabutabire d'arecorme et à plusieurs sortes d'enzymes. Mu mubiri w'umuntu harimo imisemburo mvuzo myinshi. Le premier atelier de transformation nous a montré le rôle important que jouent les dents dans la digestion. Uruganda rwa mbere rw'ihindura ry'ibyo kurya rutwereka akamaro k'amenyo mu igogora.
de mauvaises dents entraîne une mauvaise digestion ou d'autres maladies. Iyo amenyo ari mabi bituma igogora riba ribi bikaba n'intandaro y'indwara nyinshi. Ntabwo twoza amenyo ari ubusirimu, nta nubwo twoza amenyo ari umurimbo, ahubwo ababizi boza amenyo nk'abanga ko imyanda yiriwe mu kanwa irimo umukungugu n'ibisigazwa by'ibyo kurya yongera kwivanga mu byo kurya urya uri guhekenya. Birakwiriye ko umuntu ajya kurya imyanda yamaze kuva mu menyo, kuko yaba intandaro y'igogora ribi ndetse n'indwara. Chez le vieillard, les cas de mauvaise digestion et de la nutrition sont fréquents. Ku basaza rero igogora ryabo ribi, wenda ry'amenyo make, intege nke, guhora bicaye, n'indyo ikennye yo kugira ibyo bakunda, kandi ne peuvent plus marcher à la suite de la perte de dents. Kuko abasaza benshi gukanja birabagora bitewe no kugira amenyo make. C'est pourquoi dit-on que le secret de la longévité se trouve dans la protection des dents. Nicyo gituma ababizi bavuga ko uburame buhishe no mu gufata neza amenyo. Kurama, gufata amenyo neza birahagije gutuma byongera kurama. La bouche est un siège propice à la production de bactéries. Akanwa ni icyicaro gishobokera imyanda myinshi. Dore ko ntacyo wanakora ngo maze uryame nubwo utanagona, ariko byanze bikunze umaze gusinzira imitsi yumva ikarekura harasama. Nicyo gituma muzasanga umuntu wese ugiye nko mu modoka agasinzira, nubwo yasinzira iminota 10 ajya gukanguka mu kanwa humwe. Kubw'ibyo l'acide produit à la suite de la décomposition des résidus d'aliments par la bactérie provoque la corrosion aux dents caridentées. Nicyo gituma hirya y'ibisigazwa biba byasigaye mu kanwa by'ibyo kurya, iyo bikubitanye n'imbuto z'indwara birahagije kwibika mu binyigishe, maze umuntu akagwara indwara z'amenyo, akagira icyo bita caridentée. Kabyo bita tartre, kabona hajemo ibintu bimeze nk'amagufa. Hepfo, d'après une analyse dans 1 millilitre d'eau qu'on emploie à se rincer la bouche, il y a 10 000 à 500 000 bactéries. Tutangare ko mu mazi wiyinyuguje muri mililitiro imwe y'ayo mazi, iyo bashyize muri laboratoire basanga harimo hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 500 by'imbuto z'indwara. Nukugira ngo abantu bumve ko koza amenyo no mu kanwa bitavuze ngo ubusirimu, ahubwo ni ishuri ry'ubumenyi ry'abantu bikingira indwara. Aha ntabwo mpatinda kwarugira ngo tumenye neza ibibera mu kanwa. Igifu nacyo, l'estomac est une partie du type digestif l'entrée en poche. Igifu na kamwe mu ngingo zishinzwe igogora ariko kameze nk'agafuka, ndetse mu Giswahili ho bakita mufuko wa cakura. Bo barashoboye babuze ikindi baravuga ati ni mufuko wa cakura, twese tubyita igifu, François bakabyita estomac. D'où la paroi interne est couverte d'une membrane muqueuse amplie. Imbere muri cyo gishashwemo cyane utugingo tworoheje tw'uturandaryi tumeze nk'amadinda, sur laquelle se trouvent les glandes gastriques, ari namwo muri utwo tudinda harimo indurwe zishinzwe igogora zo mu gifu. Le rôle de l'estomac est d'accumuler temporairement les aliments. Akamaro rero k'igifu nuko birunda mu gihe runaka kiba gihunditse ibyo kurya, et de les digérer en sorte qu'ils soient transformés en chyme semi-fluide, kugeza ubwo binogerezwa bikaba umushongi ushobora gutembera, produit facile à se mouvoir dans le tube digestif. Iyo bimaze kunoga niho bigushobokera gusohoka neza bikajya mu yindi myanya y'igogora. Lorsque les aliments mâchés entrent dans l'estomac, traversent la gorge, l'œsophage et le cardia, iyo rero ibyo kurya wakanje byagiye bikagera mu gifu bibanje kunyura mu muhogo
mu maraka no mu muhogo bikazagenda bikanyura ku kugi gato bita cardia de grande gastrique secrète le cycle gastrique muri ako kanya zamvubura zigogora zihera ko zikarema indurwe ishinzwe igogora 1,5 à 2,5 litres par jour igifu cy'umuntu kigenewe gukora litiro imwe n'igice kikwegeza kuri litiro 2 n'igice ziyondurwe pour un adulte aho cyane cyane ni nk'umuntu mukuru composé en général de l'acide chlorhydrique et de la pepsine izindurwe zikorwa hano zigifite imigabane ibiri niyo bita acide chlorhydrique et de la pepsine. La première est capable de tuer les bactéries. iya mbere bita chlorhydrique umurimo wayo ni ukwica imyanda. Et les secondes agit sur les protéines. Naho iriya kabiri bita pepsine ikaba ishinzwe gukora ku nyubakamubiri. Les liquides visqueux du cycle gastrique protègent les membranes muqueuses de l'estomac. Rero ururenda rw'amazi y'indurwe yo mu gifu runabereho n'ubundi kurinda icyo gifu, ariko waryagagura warakazwa n'ubusa wabika intimba witindaho cyane, noneho umubiri wawe ukazajya ugogora n'ibitari ibiryo ukagogora agahinda, umutima wabaye utera konda. Aha rero naho ntabwo mpatinda mu migambi nyamukuru. Turagenda yarangiza ibyo kurya bikagenda bikazagera mu mara, aho ndashaka gutinda rero tuzacumbura ikindi gihe. Reka turebe gusa ku kibazo cy'indwara bita diyabete. Turi mu 2025 tugeze mu kwezi kwa 10, dusigaje amezi 2 n'iminsi 27 tukaba turangije umwaka. Uyu mwaka ku banyadiyabete n'abantu bose babyibushye n'abantu bose bahora bababaye n'abaryagagura, reka mbabwire ngo uyu mwaka ku isi hazaba hari statistique yateguwe yuko abantu bangana na miliyoni 385 z'abantu bazicwa na diyabete muri 2025. Ni statistique idakozwe uyu mwaka, ahubwo yari integuza ngo abantu bagabanye ibintu. Noneho mu gitabo cyitwa Manger Guérisser page yacyo 181 haranditse hagira hati: la consommation quotidienne de légumes pauvres en sucre améliorera nettement votre état. Kubirebana na diabete, niba uzajya ukoresha buri munsi imboga zikennye mu munyu cyangwa se mu yandi magambo zitari mu munyu, arizo ntiziwufite nawe nutawongeramo, bizagufasha neza igihe ufite diabete. Izihe mboga rero? Le chou, le céleri, le jus de concombre, l'asperge, l'artichaut, le cresson, les haricots, la laitue, l'oignon, le noix de coco. Ibizagufasha muri ibyo bintu byatuma diabete yawe itagira umuvuduko kuba yifite no gutuma utayirwara kuba atayifite, dore ko umuntu wese ukomoka kuba yigira agomba kuyikingira. Bazakoresha amashu menshi, bazakoresha imboga za céleri, bazakoresha umutobe wa concombre, bazakoresha imboga bita asperge, bazakoresha artichaut, ubu no muri za alimentation bamo ari umushongi, bazakoresha imboga zitwa cresson, bazakoresha ibishyimbo cyane cyane by'imitonore, bazakoresha imboga zitwa laitue, bazakoresha oignon ndetse n'icyo bita noix de coco. Sont particulièrement recommandés aux diabétiques ainsi que les jus de choucroute cru. Hirya y'ibyo bazakoresha na utuboga bita choucroute babidukoremo umutobe. Ngurwo urutonde rw'ibyo umuntu yagenda hinduranya kugira ngo niba akomoka ku bagwara diabete, niba nawe ayirwaye, niba yikeka akurika ibi bintu. En général, vous devez restreindre le plus possible consommer d'hydrates de carbone. La consommation d'hydrates de carbone. Donc, fekira, spaghetti, pommes de terre et riz. Niba diabete yaje
ibintu byose by'ibinyamafu, spaghetti cyangwa se makaroni za zindi ntoya cyane, pomme de terre, ibirayi ariko ubwo bavuze bya bindi by'impati, n'amafiriti, riz, umuceri, ubwo bavuze wa wundi uri décortiqué bakuyeho uruhu rwawo. Le riz décortiqué non complet est fortement déconseillé aux diabétiques. Nicyo gituma wa muceri wakuweho uruhu rw'inyuma wowe twita uryoshye ukaba utujuje ibyangombwa, ntabwo ari mwiza ku bagwaye diabete, car dépourvu de fibres, kuko utagira ururenda rworoshya mu mara, il provoque une augmentation des taux de sucre dans le sang. Uwo muceri nkuwo wongera isukari nyinshi mu maraso plus rapide qu'avec les autres céréales, bigatuma iyo sukari yihuta cyane kurusha ibindi binyampeke. Cependant, consommer l'état à haute de petites portions d'hydrates de carbone, ariko ntibavuze ngo uzabikureho burundu, uzajya ufata n'ubundi bintu bigiye kuryoherera maze ukoreshe bike. Vous éviterez ainsi de provoquer des variations trop extrêmement de votre taux de sucre sanguin. Uzirinda ikintu cyose cyatuma isukari kubana nyinshi mu maraso. La betterave est également déconseillée. Ikintu cya betterave nacyo nticyemewe kuko isanzwe igira isukari. Tenez-vous rigoureusement aux horaires de repas et de collation fixées par le médecin. Ugira amasaha adahindagurika yo kurya kandi ugendere ku nama wahawe na muganga. La pectine, substance mucilagineuse soluble dans l'eau et contenue dans les fruits, en particulier dans les pommes, les gommes, les alginates, les algues. Ariko hariho n'ibindi byita pectine, ni ibintu byoroshye byo koza bimeze nk'amazi biboneka mu mbuto, by'umwihariko nk'itunda rya pome ryitwa gome, ndetse n'ibintu byose bita algue by'ibinyarufunzo. Ubwo ni nka za spirulina est capable d'absorber une grande quantité d'eau. Ibyo kandi bikaba bishobora kunywa amazi by'ubwabyo mu mubiri, bikurura amazi menshi. Nous donne rapidement un sentiment de satiété, diminue également la vitesse d'absorption des glucides. Ibi bituma twumva duhaze vuba, bikatubuza gukoresha ibiryoherera byinshi, lipide dans l'intestin grêle, bigakamura amavuta mu rura rutoya, régularise le métabolisme des glucides, bigatuma gahunda y'imirire yawe ikuyoboka mu buryo bwiza cyangwa se ikinjira mu mubiri neza, et donc par conséquent modérer la production d'insuline. Ibi byo kurya bivuzwe haruguru, za mboga na za mbuto zivuzwe, birahagije kuremera insuline itari interano. Ayo ni amahirwe. Et donc très intéressant contre la diabète gras. Ibi rero tugiye kuvuga hano birakenewe ku bafite diabete ariko yakomotse ku rugimbu. Ni ukuvuga ngo isukari nyinshi ibyara urugimbu, n'urugimbu rwinshi rukabyara isukari. Gabanya rero, menya amabwiriza, noneho ngana ko kurangiza. Dore ibyo uzakoresha arima conseiller. Yuhinduranye ibi bintu, algue, ibintu by'ibinyarufunzo, argile, yabumba ry'icyatsi kibisi mujye murimo, asperge ni za mboga z'igititigiri nazo zibaho muri za alimentation. Avoine ni ibinyabiheri by'ibinyampeke, céleri imboga za céleri, céréales ni ibindi binyampeke byuzuye, céréales germées ni ibinyampeke bimejejwe, chicorée sauvage ni izindi mboga nazo zo mu ishyamba, chou ni amashu, concombre et cresson na bya biti tugarutseho, ni ibishyimbo by'imitonore, ni imboga zitwa leti, ni noix de coco, ni oignon, ni erayo, ni umukati wuzuye ibyo bita pain complet, pomme et soja. À éviter niba diabete yagufashe ukabona ko uyifite yamaze kuzamuka. C'est la banane, umuneke ugabanya, betterave yireke, cacao reka, chocolat reka, confitire reka, fruits au sirop, ya mitobe y'iminyama ya rimwe mu mbuto ry'imbuto ubwazo, ureke ya mitobe ya siro yayo. Aho ndagira nti mayoneze reka, ubuki buretse, ndetse imitsima, umuceri navuga ngo waharatuwe cyangwa se wabaye décortiqué, wakuweho agahu k'inyuma.
nguko uko bigenda. Niba ushaka kugira ngo ibibazo birindwi bibazwa n'abazi Imana, icya mbere ni Imana imariye iki, ni iki nakora, icyo ni icya kabiri cyerekana ko nyizi kandi nyemera. Ni iyihe nyiturano nayiha, kubabaza Imana byitwaye iki, ku ngingo ya 5 kuyishimisha bisaba iki, 6 ubwenge itanga bukora iki, 7 koko Imana niyo muganga mukuru. Rero kuba duteza amatwi kadusaba Imana ubwenge mbacu bwatuma tumenya neza kuko tubayeho uko turi, byinshi tubibonwereshwa n'ubuntu bwayo, icyo bita grâce. Bagyo babyita mu France, icyo bita grâce ni faveur non méritée, n'ubuntu n'ubutabazi tuyatugirirwa tutari tubikwiriye. Ubwo byinshi tubibona rero, reka mu isi y'ibitekerezo dutekereze ibyiyungura n'ibyungura abandi. Mu isi y'ibitekerezo twanga ibitwangiriza n'ibyangiriza abandi. Mu isi y'ibitekerezo dusabe kuyoborwa n'Imana aho kuyobora. Rero nsoma aya magambo n'ubundi muri cya gitabo mu kigwa cyacu cya 12 cyo twasomaga cyari cya 9, harimo aya magambo meza nifuza ko buri wese yagerageza kumva kandi akamubera inyunganizi. Haranditse hagira hati, Imana yaha page yacyo 109, Imana yahaye umuntu ubwenge kandi yamuhaye ubushobozi bwo kubuteza imbere. Twizirike noneho bikomeye kuri iyo kandi twanga ubupfu, ibinezeza n'ibyanduye byose. Twanga ubupfu, twanga ibinezeza byanduye byose, tunesha amafuti yose yo mu mico. Kabone nubwo muri kamere yacu tumenyereye gukurikira inzira imanuka, dufite muri twe ubushobozi bwafatanywa n'imihati y'umuntu irimo gushingiriza. Imbaraga y'ubushake bw'umuntu bishobora kwibuza ibibi. Iyo ifatanije n'ubutabazi mvajuru, ishobora guhangana n'ijwi ry'umushukanyi. Ibishuko bya Satani bikorana neza n'intege nke z'umuntu zimutera guhengamira mu cyaha, noneho Satani akamutera gucumura. Icyo akora cyose ni ugukurikira Yesu Kristo umutware we, uzamubwira ibyo akwiriye gukora. Icyo umuntu yakora cyose ni ugukurikira Yesu Kristo umutware we, uzamubwira ibyo akwiriye gukora byose. Yicaye ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru. Imana yaguhamagara igusaziranira ikamba ry'ubwiza budapfa, kandi gusaba kurwana intambara nziza yo kwizera no gusigana ufite kwihangana, yohora uyiringira, ituyoboye irakiranuka. Amen. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Birahagije ko amakuru avuye mu mutwe iyo abuze inzira anyuramo aho yara. Washyizweho n'Imana nguyikorere, ubera abantu ishuri ryiza ryo kwigiramo ibyatuma bashimwa. Umuryango torero ryo mu rugo washyizweho n'Imana nguyikorere, ubera abantu ishuri ryiza ryo kwigiramo ibyatuma bashimwa. Umuryango mwiza ni ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuhigira, abaremerewe bararuhuka, abishwe n'irungu bagasusuruka. Umuryango mwiza ni ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuhigira, abaremerewe bararuhuka, abishwe n'irungu bagasusuruka. Umugabo agomba gutunga urugo, umutambyi n'umurinzi wa
binzuye umuyobozi umukangurambaga no gutanga icyerekezo gikwiriye. Umugore nawe ashinzwe uburezi, ubuzima n'icungamari mu rugo, umujyanama n'umunyamabanga, ni nk'umuzabibu mwiza wo mu kirambi. Umuryango mwiza n'ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuhigira, abaremerewe bararuhuka, abishwa n'irungu bagasusuruka. Umuryango mwiza n'ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuhigira, abaremerewe bararuhuka, abishwa n'irungu bagasusuruka.